ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Isano si amaraso gusa. Wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero indamutsa. Hari ubwo wiringira isano ukizera uwo muyifitanye, ahangwa amaraso namwe uti turavukana zanderera, turavukana zanyishyurira, turavukana ntazampemukira. Uburyo isano yitubona irenze insoro z'amaraso kuko yagutse cyane birenze uko umuntu ayitekereza. Dukurikira umukino. Sinakubwiye ngo mve mu zuba ariko Kamana. Ariko si izuba rya saa tanu z'ijoro ari bumwe. Umuntu uri mu zuba ntarakwegereye. Manyinya we ndekure nawe. Manyinya we kagabo manyinya. Ewe nta kagabo koko. Niko se mada. Komera ukuva hanga ugiye kuzana amafaranga ngo ejo tuzishyurira abana ukaba utashye warusinze. Ndetse na telefone watwaye ntayuzanye byakugendekeye bite koko? Ntukabaze ubusa kandi Kamana. Wazo ubusa. Yuhama hano waragozwe uramugara ntugashake ko mpagumana nawe nibatugonganye nabo ndikimuga. Umva nkubwire Saveri. Kubona naragize ibyago nkagira ubumuga. Ntawe uvuga ko ugomba kwigira ikigome kimurugo. Urabyumva Saveri? Ndacyari umugabo wawe uko byamera kose. Urabizi dufite abana bato batatu. Dufite bakuru babo. Ari mu mwaka wa nyuma akeneye wisakureza cyane gutyo. Urumva? Kamana ndarusaku nkeneye. Nukuri rwiryawe rirankuru gushura mu matwi rikoye rikaboro. Saveri. Suye mu gitondo twumvikanye ngo ujye gushaka amafaranga kuko abana bakeneye kujya kwiga koko. Jole. Yesu ibibazo twagize ngahura n'ubumuga bigiye gutuma abana twabyaye bose batishuri koko. Ariko urashaka Anita ntiyagarukiyeho yarageze. Umwana akajya mu mujyi ngo arebe ko yatwunganira. Ubu urabona ko utamutenguha. Oya wimbwirira ngegera kazi ngo uri gushiki wawe yamujyanye. Ukanyibutsa amagambo yambwiye kunyorera bega inyuro we. Singahora mushiki wanjye se kandi mwahuriye. None urakeka ko niriwe he? Sinavuye nkajya iwe kumubwira ikibazo dufite ngira ngo yaregere cyamfasha ahubwo akanyurira akambwira amagambo mabi. Ndakuze Saveri. Narana kwishakira rwose uri umugore wanjye. Yego Dita nawe ntiyoroshye ariko ntiyapfa kukubwira amagambo mabi ntacyo abikomoje. Nyine nari mubwiye ngo amibumbe 500 kuko mbizi neza ko wafashe impozamarira yawe. Gusa nayingize nawe. Bana yanjye koko. Niko Saveri. Wagiye gutera Dita hejuru. Nyine ari wowe na mushiki wawe mumpishiki Kamana kuko udashaka ko mvuga ubizi neza ko ari we bahaye impozamarira yawe arayirya wenyine. Saveri. Ndakumva. Edita niyo wamvuje kugeza mbonye insimburangingo ubu nkaba byibura mbasha gucumbagira. Yakuvuje koko. Yakuvuza gase ntabwo isungane twarishyuye. Yakuvuje. Menya kare wamvuje ibindi bireke. Komana yanjye we. Kuko igihe namaze ndwaye nari nkeneye byinshi kandi byose niwe wabitanze. Mwarasangiye none umwana wanjye arirwa akunyukiriwe yagera ngo aduhaye amafaranga akaduhuduhumba 20. Ahubwo rero ndakuvumbuye Saveri. Edita yaguhaye amafaranga ugarutse ujya kuyanywera. None utashye utongana kugira ngo ntagire icyo nkubaza. Niba yampaye amaseti yamaze ubusundu duhumbi tungaye yamaye avuga ko ari igihembo cy'umwana wanjye nitwo nawe ugiye kunyurira n'icyaka nari mfite. Cyareza ariko utwo duhumbi udashaka kuvuga umubare nitwari gutuma batabuza abana bacu gukora ibizamini Saveri. Kamana nagereje ko mushiki wawe yegukanye impozamarira baguhaye
kutwimurira mu mujyi ngo natwe tubemo agahinda karangiza kagatora icupa agatora icupa maze afite inzoga ingana n'urusengero mu rugo rwe harashashagirana reka ntiwarora mama afite iduka mu mujyi ripaki nako riranihira ahantu rwose baba banyuranamo bamwe barangura abandi bagenda bongera baza ariko bana yanjye barangura abandi baza bagura detaye umwana wanjye ari aho ngaho henahenura atanga ibicuruzwa ariko yandika edita yicaye muri kontwari yakira amafaranga atabarika none se Saveri ibyo bikuryaye none ubu butike yari kudushingira irihe none reka nkubwize ukuri nta muzamarira nahawe urabizi neza ko nakoze impanuka ntwaye moto ntagira ibyangombwa urumva si yo mpuzamarira ari kuva he ariko utambwira ko kiriya gihe cyose watwaraga ipikipiki utageraga ibyangombwa akamana ntabyo nagiraga urambeshya urashaka ko mushiki wawe akomeza kuduheza amafaranga y'impuzamarira ntabyo nagiraga yewe inshuro zose nakoze naratsinzwe kandi wabaga ubifitemo uruhare nta gihe navaga aha ngaha tudatunganye kubera isindwe ryawe wabigizemo uruhare rwose amakosa yose ugiye kunyanyitirira rero reka nze nkwereke yiyitirire wowe na bene wanyu bose babaswa aho nabereye nabonye umuntu unanirwa ibizami abantu bose birirwa babona ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga wavuga ko wowe byari byarakunanije iki koko kugeza ubwo duhombya ukagonga utabifite amaguru yawe akagendera zeru ubuferi si wowe mbaza Matiya si wowe mbaza mabuja uri mabuja ndakubaha ariko nanjye nyubaha ndi Matiyasi tubizi ibyo nkubajije rero ariko Matiyasi ararengana niba ari uyu mureti yarantekeye rwose ntawe uretse amahoro ahinda urahuretse se urahuretse ngo ari indu ry'imiranga yawe muri uru rugo niko mukobwa abana banjye umugabo wanjye ninde ugomba kurya imiranga yawe hano ariko mabuja uyu mwana rwose arakora cyane pe nyine narebye uko ataha igicuku akazinduka akagenda kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ndavuga nti uyu mwana kwaza nijoro akaburara wahamugirira ugize ngo iki Matiya nta soni urumva ibintu uracangwa niko Anita ibyawe ni umusaza ni ibiki ni ibiki nuko rero urazinduka umutekera imireti umutekera icyayi cy'amata n'imigati wahashye se niko Anita wowe ubwo wiringanije n'amezi urya imigati n'imireti kuko wize ngahe muko reka nigende usize imbaraga se yego ariko se mabuja uyu mwana akomeruka ngo ko ari mwisengeneza wawe ibyo asabira kureba uru rwango rutuma umena ibiryo yakagombye kurya ni rwango nyabakiko ndabimenye nge nanga agasuzuguro kandi ibyawe nawe biraza gusubirwamo ahubwo rero Matiyasi ninjye wanga agasuzuguro iyi nzu nazindutse mpennyemo nk'urupa dore uko muyigize nta kibazo ndabanza amakorope mbere yo kugenda Matiya agakungu kanyu maze iminsi nkitegereza kurara museka mukazinduka museka ariko mana musaza wanjye yagira ibibazo iki noneho umusaza wawe ufite ibibazo se ninde kandi ugize ngo iki isokama nayo agira gushakashake Saveri nawe umusinzi kabombo najya kubyara byari indaya ana yanjye we ngwinye nagira ngo agiye gutera imbere akora impanuka imuca amaguru oya geza aho mabu uyu mwana niwe wita indaya koko ni indaya nyine umwana ugukorera agakobokera urugo rwawe ntumugurire n'akagutiya niwe wita indaya koko ni indaya yawe ubu se ntabwo mbabona kubona wowe masenge ari wowe unyita indaya kuko ananyura umuryango wanjye ari nawo wawe birababaje pe uri indaya mbi njye ntabwo ndi indaya bifate bakabaye sekuru niko ubwo urareba Matiyasi atatubyaye twese ntunyubahuke di edita ntunyubahuke ndakwiyamye rwose ndaha kuko umugabo wawe yabinsabye
ndabakorera yego ariko nahavuye nabaho kuko nkoresha amaboko yanjye. ubu koko umureti w'amagi atarenza Matiyasi yarantekeye niwe utumye udukekera ibitari byo koko mase. nabyiboneye rega hariya mu nzu afite amagi angahe? uravuga amagi ari hano 90 yose ntari wahashye se wateye se sinasanzwe nsaba iyo mireti rwose ndabizi ko data ufite ubumuga atabasha kuyingaburira none se ko nanze gusuzugura uyu musaza nsanze yawuteguye akansaba kugenda ngize icyo ndya nanjye nkaza kwicara ku meza gutya kandi rwose ni mu gihe ndya gake gashoboka kubera akazi kenshi. gezaho impamvu utaha ntiwangatwa nuko wahishe di kuki ubwo busambusa n'ubunyobwa n'amagi byirirwa bihunga hariya mu mujyi hari ikigutambuka nuko umbwiye koko mase nuko nkubwiye mbigura amafaranga nkuye se mubyeyi ko tuba turi kumwe amafaranga yose ari wowe uyakira ukaba uzi kutampemba ibyo nyurira mbigura iki nkabigura ryari nkabirira hehe ariko rwose amasaha wo hansiga ntuyazi koko iyo ugiye harongera kwishyura mu ntoki iyo utashye si itegeko ko umukiriya utayafite kuri telefone tutamwakira none urabize di Edita wowe mani izaguhana ndabivuze ndi muze nita kuzibya indirya izakuzibya amazuru usigara uhumekera mu kanwa rwose umva urarocanga ntunkasire wagisaza ukuri abantu ntimunagira impuhwe pe ese kuri masenge ukaba utanambazaho nkura amafaranga ngura ko taxi ubizi neza ko utampemba ukaba utanambazaho nkura amavuta nisiga cyangwa umwenda nambara byose simbihabwa n'inshuti zanjye iyo ntagira Sandra mba meze nte koko wamvanye iwacu ngo ugiye kunyigisha umwuga birangirira mu magambo nyamara abana bawe bariga bakiga mu mashuri ahenze imyenda n'inkweto bagurira bimwe biri mu magunira kuko ari byinshi birenze urugero none umenye ko uhereye ubu amaboko yanjye ntazongera gukorera ubusa. ayiwe urivumbuye Sanita we ngaho ivumbure urebe ko naduke noherezaga iwanyu ntatureka icyo kazongera gusindira ndora yose azongera kujyana kwa muganga akenera kujya buri mezi 3 hasoni ndora ibyo bari umuntu wawe bazarya sha wabanagira ubwo busabuze kuba gukorera n'ubundi aho njya nzajya gukora sinzi cyane mva ugenda usigaye nyoko yatwaye mu minsi ishize rero wiki uko nturana yakorera kandi narayamuhaye maze kumusinyisha wibeshyira mama ngo umugerekeho urusyo kuko atazi gusoma no kwandika niba hari nayo yasinye warayamusinyishije unamusinyisha ibyo utamuhaye atanazi uramuyobewe se kuki utampamagaye ngo yasinyire mpari aho kuyamuha ntahari nguhamagara se nguhamagara ibiki nibyo twari rwose umwisengeneza wawe ngaho musubize subiza soni ese Matiya ubwo wiyemeje kufatanya na Nita kunsuzugura wa mubyeyi wese nako wamugome we ibi uzabyicuza kuko nanjye Nita ntasiga muri uru rugo ntigendere mana yanjye Matiya oya wireka akazi kawe rwose ihangana ugakore papa hano akaguhaye urabizi ntahari mu kazi kandi ntataha hano ngo byibura abone ibihabera hagume rero kugira ngo uravuga uvuga ibiki murajijisha ndetse uko aho mugenda hazi muranyumvira ariko Nita urantunguye ngeze ngo utunguye nababaje cyane intese ubwo nazo niko kuragiye ujyanye na Matiyasi nazaga tunabwene n'uwarya imbwa ntiyarya inzungu koko nigituka ngo ndimbwa mabuja uribwa nyine reka mwereke sije gukosoye nakubona n'amaso n'amatwi yakuvura umuheza urumva n'ubundi sindize Rwanda mu Rwanda niba uragiye ugende neza utikerageze n'urugo rwaye akazi ariko reka ibeshese se kutangiye kubaza isaha bahise n'abagenzi akakanyura arambiwe ndibutse ikiraka napatanyije ubundi mukankomati we wandangaje pe wandangaje shaba nawe wari ukimbwira agahinda kawe rero isundi kutambwira iby'urugendo rwawe kwa muramukazi wawe bitorukana ubwo ko ugiyeyo waretse kuzura kaboze mukankoma ko iminsi ngahe yose ishize nari maze kubagirwa ibyo yankoreye ubonye ngo iditagira rya
anagira uduhumbi 50 twonyine natwo turiho inyuro nk'aho wamaye za miliyoni akada akanatuma abanje kwandika akansinyisha akagusinyisha maze ambwira amagambo menshi anyurira umwana wanjye we aho arambiriye arambwira ngo kandi ntuzagaruke gusarura amafaranga hano umukobwa wawe nta kiba hano yigeze kabwira yesu we uranyumvira cyane Anita se Anita yoga kubwa n'umuruho ako se wituka na Saveri ukuribuka ko tuvuye muri niba se niba turi iki buriya kongeye kuko nabuze ibitotsi ugira ngo biriya bigambo bavuga biba bimfasheho jewe cyangwa ubutinya ko kamugabo wakanguka akagera icyo akubaza ariko rero ntunukira umugabo mukankoma afite ubumuga sakamuga urabyumva neza mbabarira kara agace amasaveri asone arukimbwira bya muramukazi wawe n'umukobwa wawe rero ndeko mfite agahinda mukankoma ati we uzi ko nari aho ngaho mvuga ngo twahawe impuzamarira ngo wenda uriya mugabo yayikenyereyeho ariko umuntu namwishyuza azayaduha none huvi utigezaveri ndeka wa najyaga kubona nkabona uriya mugore ageze atanyoherereje 30 ukwezi kwashira kohereza feni nkajyaho nkibyimbya ngo bamuhaye impuzamarira y'umugabo wanjye ngo aho kuyaduha tuyakoresha uko tubyumva ayinezezamo naho ntayo twahawe rwose barakubeshya Saveri barakubeshya ntibakaguhinjarike rwose abantu bakoze impanuka wuyobewe ko za assurance zibahe akayabo k'amafaranga kamana rero ngo ntayo yahawe kuko nta byangombwa yari afite ntago bibaho buriya ngo yanagonganye mu muhanda atwaye ipikipiki atagira ibyangombwa oya nawe imyaka yose yari atwaye wa kuko iyo myaka yose nta byagiraga cyangwa we na mushike bari kukubeshya kamana yese yambeshya bigeze aho ngaho mukankoma abagore ni mugenda mwizera abagabo pe niko se Saveri kamana yaramaze imyaka inga atwara ipikipiki koko ni myinshi sinayibara nuko rero ayo mafaranga barayabahaye rwose buriya bababariye za miliyoni wanamushike bakenyereraho none barakubeshye ngo nta byangombwa yari afite ibibaho uzi ko bishoboka mukankoma arewe warabona barayabahaye ariyo mpamvu mushiki we yubatse rero ruzudi nuko rwose nako yapanze Maria mangazinda hinda mu mugisha nje n'abana banjye turicira isazi mu jisho ndacira yumye icyaka kigiye kuzanyicira nahangaha amaguru y'umugabo wanjye yarishyuye za miliyoni mama shaka kwigabira agatsindwa rwose ngo haraguhinjaritse mama we ariko mana ndaje nkwere ntege imodoka ya nimugoroba ntayi wawe nkubagira ibisiga nuko byagenze rata maze araza ngo nimuhagirira Anita kuko sagikora impanuka yacikije amashuri amujyana mu mujyi kumugabiza abo bagabo ubu ntiwasanga yaranamushingiye akaba mbeshya ngo yigize ikirara mana yanjye we akubwiribuka ko muramukazi wawe yaje hano muri izi karitsiye zacu aba yitwaye mu modoka nziza urumva atarayiguze mu mpuzamarira bahaye umugabo wawe ndetse n'inkwano y'umukobwa wanyu yarayiriye we wirushaho kunsaza mukambo wirushaho kunsaza muri iyi minsi koko ndakura he kunywera ngo nzazinywe nzifiningize nindangiza musure muhikirwa koko ndakura he amafaranga ubwo se uzava naho wasinze ugereyo zikikurimo Saveri nzabuzwa n'ikise buretse nshaka ikiraka nyakorere ubundi nzazinywe nzifiningize musure mwereke none se ubu mu by'ukuri mubona nzabivamo kamana umugore wawe azajyaza nta kwezi kurashira avuye aha uburaje nimwe nkorera se nkubaze de umbaze ikize ugira umutima cyangwa wakuvuyemo ubwo si icyo kibazo ni iki koko urusa urupapuro urusa urupapuro Saveri ubwo yasinyeho muhaye amafaranga 100,000 Saveri namufashe hasi kuko ibyanjye nawe ntanabize rwose nibaza ukamuha amafaranga ubu umwishyura imyaka umwana we yagukoreye utamuhemba njye ndashaka ko tugaruka ku byanjye nawe wiki ibyanjye havese nyine wididimanga ni kwede ubwo ko imyaka ibaye ingahe imyaka se nyine imyaka ubundi nyakura yishaka wiki amarira wandiriye ukambwira uti dore umugabo wanjye ntahari urabizi ko adakorera hafa none ibyo nishoyemo ngafata inguzanyo atabizi bigiye kunkoraho urayibagiwe kuko akakanya urabyibagiwe jewe ariko rero nawe nukuri nubone nicaye muri iduka ripakiye gutya ugira ngo amafaranga nkoresha asaba amaguzanyo muri ayo maguzanyo ariko harimo ayanjye kandi atari make nayagwaye undi ruvuga ko buri buke bagutereza cyamunara none se nayagwaye ntaranayakoraho rwose akigera kuri konti niwe waje uransenyisha ubujya kuyura yatwara kamana
yego warantabaye ariko nawe wibihindura inturo rwose. ntako ntakugize de nakwarekeye kenshi ngutakambira ngira nti abana banjye baraburaye bambaye ubusa ntibafite ibikoresho by'ishuri ariko byose ntacyo bikubwiye. aha ega nukuri ubuzima ntibworoshye amashuri y'abana ubwayo arahenze pe. uzi ko umwana umwe tumwishyurira miliyoni zingahe? ngigezaho wendatira ko wishyurira abana bawe amamiliyoni uzi neza ko wanjye arivuyemo ukamuzana iwawe uje kumufasha. ubu ntakora hirya hariya simbonye icyo yacyamurengeye muri uyu mujyi abo bangana imyaka barimo barangiza kaminuza. Anita abuze ubwenge se iyo umpa amafaranga yanjye y'impuzamarira umwana wanjye yari kurireka. ingeye ka amakosa yawe n'umugore wawe Kamana. umukobwa wanyu yarivuyemo kuko wari urwaye nyina ari umusinzi utari bushobore kwita kuri barumuna be. reka nemere ko natomboye nabi mu gushaka ngashaka Saveri nawe umusinzi. yego nyine ariko se mu kuvuga ko buriya natomboye ntera ushatse kuvuga iki Kamana? ushatse kuvuga ko umukobwa umwe twavukanye ntacyo urusha umugore wanjye. urangereranya n'uriya musinzi wawe. nako nibe nawe ahubwo yaza kuba injijuke ayo mafaranga ntiyari kuza ngo agende gutyo ntacyo adusigiye. nyamara ni ukuri musaza wanjye sinkwanga n'ideni ngufitiye ndarizirikana ariko ibibazo urata ariko ubu ngubu niwe wenyine ufite ibibazo muri iyi si ku buryo imyaka ishinda igataha ntunazirikane ko nakugobotse koko ngunyishyure. ndumva hariye karungu da nyishyura rwose wariye amavubi rwose. reka mpamagare Kigingi mu gutumira amazi. wirorere nta mazi yawe nshaka. aho da ayo nkeneye rwose. yego ariko usi ubwo waretse go bakakuzanira agasoda ko mbona iminwa yawe yumye rwose Kamana. icyo nzi cyo nuko Imana ikurebe di iragureba kandi izi neza ko ibyo nakoze rwose ntabikoreshejwe n'ubuswa cyangwa se ubugoryi nubwo ari bwo mbonamo urumva. oya nimbira nabikoreye rwose ubuvandimwe nagiriye isano dufitanye ndagutabara nyamara wowe untabye mu nama. ariko rero Kamana yo wigenda pe wigenda nakubwo ubwo se ukugiye nta n'agatike ngo uhaye ko. irorere ndagenda uko naje uko n'ubundi yazanye se nayigusa. aha shapori mama arabimbwiye ni ukuri shani. yaba data we none se ubu nzigire nte koko Sandra? umuntu anyirukanye mu rugo rwe nduzi ko ari ukwinyirukana anteranyije n'iwacu none naho nizi yarahanteye koko. mbese niba hari ikimukoze mu mutwe ahita aza jugujugu wakantuka. umuntu wananyuriye ngo namuteranyije na musaza we. uwo na mama wanjye ntagendera ku mabwire arakuzi neza uko witanga gucururiza nyogosenge kuba yaza kwiyenza kuko wabonye akandi kazi rero birumvikana rwose. Sandra ubu nanibaza niba uriya ari masenge bikanyobera. ibyo byo nanjye biranshobera. njyewe nabonye papa ava mu iduka rye haraza mu gihe kimvugisha undi aba araje jugujugu aramukuruba nahita amukubita mu modoka umushoferi baramwandurukana maze si ukuntuka koko arantukaye no kubwira mama wawe ngo natanyirukana bizaba bibi. mama wanjye ndamuzi neza Anita ntazihangana ko muhagarara hejuru kabiri atarabishyira mu nzego zibishinzwe. iturize rwose ibyo byo bimurekeye. uriya mubyeyi ngo ni masenge yambabaje cyane Sandra yambabaje pe. ariko noneho uyu munsi gutuma ntanaramukanya na papa wanjye nari mukumbuye ibyambabaje kurushaho ni mama y'Imana. yarakubabaje inshuti yanjye kumara imyaka irenga ingahe umukorera ataguhemba yarangiza akagucyurira ngo uyu mureti nakumenye yanga kuganira na musaza we akamenya ibye byose. ubonye niyanyurira iyo mireti ye ntantoneka avuga ababyeyi banjye nabi. nibyo koko wenda data yakoze impanuka imusigira ubumuga sibyo ariko yagombaga kumwohera ko ari musaza we ntamuvuge nabi. sibyo se ndemera nawe ko imyitwarire ya mama atari myiza pe kandi ibyo byose bikaba ari byo byankuye mu ishuri ariko ntiyagombaga kubanyurira. tureke ibyo ngibyo by'akababaro na nyogosenge nkwigirezeyo inkuru nziza kandi ishyushye. ngo iki ishyushye Sandra urabizi ko inkuru nzikunda rwose amatwi yanjye nyaguteze yombi. banza umbwire rero Dani uramwibuka? Dani dore ibyo utangiye uratangiye ubu koko Daniel mubyara wanjye wigeze kuba hano ari muri stage hariya ku bitaro bikuru ubu koko ntumwibuka?
kandi twarajyaga tuzana iwanyu nje kugusura umbabarire ntumbwiye ko waba utamwibuka hano iwanyu rwose habaye abantu benshi mufitanye isano yaba abasore yaba abakobwa numva kuko namwibukana mwibuke yewe kuko rwose mu bahabaye bose niwe wakubonaga hano akaza kugucokoza yamara kugenda ukambwira ngo uriya mutipe ni mwiza shawe ni nawe wenyine wamperekezaga kugusura ubwo rero utangiye guseka iki nakujijishaga wakintu nari mbabaye urumva koko nakwibagirwa Daniel we n'ukuntu nawe yaramutikiye koko ahubwo rero uzi ko nanyuraga hano nta n'icyo nje kureba kugira ngo nkunde mubone uriya rero niwe yabaga kwitegereza kuko aherutse no kukumbaza ego mana yanjye akumbaza w'ikiwe wakinuwe buriya yarangije kwiga ahita ajya gukomereza amashuri ye mu Bwongereza ahabona n'akazi keza none ari hafi kuza kandi nukuri akeneye umuntu akeneye umuntu kugira atese we ako ntukigira umwana akumbaza ubwo nyine yarambwiye ngo Sandra we ngo nize imyaka myinshi mugira mu masomo sinabona umwanya wo gutereta none ndashaka umugore ibyo ukaba bimbwira ngo bigende bite Sandra mva yewe ndabikubwira nyine kuko ambwira iryo jambo ni nabwo hashize akanya arakumbaza ambaza niba utarashaka mubwira ko nyine uhari wese ngwiki uzi ko ariko waba ugize amahirwe wacyana we amarira yawe yose yaba akamye birangiye yaba akamye tesinye umva Dani yamaze kubona ubwenegihugu bw'Ubwongereza umugore asashaka rero azaba yemerewe kujyana nawe mbabarira Sandra we ntawe iwacu wapfuye cyo ngwiki babarira rwose nta n'uwacu waguye mu mahanga pe mbabarira ariko ye kuko ngewe nita umwana utaranarangije icyiciro rusange koko ibyo se bivuze iki nibwo nkibona akazi ngo ndebe ko nakwiririra byibura nkarangiza yisumbuye nkaniga umwuga nkabona uko nifasha nkanafasha ababyeyi banjye nawe ngo abagabo mu mahanga ubu rero wumva ko abakobwa biraga umuruho none se reka nkubaze urongowe ukanagenda byakubuza gufasha ababyeyi bawe mbabarira cyane muko mbabarira rwose ahubwo wampa amahirwe nkabona murumuna wanjye ugiye kurangiza yisumbuye akabona uko yiga kaminuza ahari wenda yadutukura naho ibyanjye byo ni imiruho kandi nariyakiriye ibyo bintu ndabyanze rwose byanze se kubera wumva uri inshuti yanjye sinakwemera ko uhamana iyo mitekerereze mibi igurira ryawe Saveri n'ubu kigura ntukasuzugure nyine kigura ariko se wa mubyeyi uzageza ryari duce ariko se urankangisha ko ari za meta ariko ari umukobwa wawe mwashyizemo ejo bundi kigura se nyine kigura iyo utinda gato gukwereka ariko se Saveri nk'umuntu uzi ko uri nyirabakwe na nyirabakazana koko umuntu ufite abakobwa b'inkumi koko ubejo cyangwa ejo bundi ntiwabona ahangaha hasesekaye abakwe mu rugo rwacu birandeba hazagira uwibeshya aza niyongegera muri uru rugo rwanjye cyane cyane anita wigeze akabwera mu mujyi aho yirwa bwera hose ubwo yahahuriye na za makangu ngenzi windukira umwana Saveri windukira umwana anita nicyo atagukoreye koko aho aviriye kwa nyirasenge asiba kohereza amafaranga muri uru rugo abo barumuna be bambara bigenze bite se wohereza amafaranga icyo adakora ni iki koko akora iki nako ndabimenye wowe na mushiki wawe mwagiye kuncururiza umwana umwana wanjye mufashe hasi disi we edita nakumvikana no gucuruza umwana wanjye none mwamushyize ntakumvikana gute koko naramenye ko imyaka yose babanye uretse udufaranga tw'intica ntikize yatwoherezaga nta n'urutoboye yigezamo kandi yaramukoreraga wibagiwe koko ejo bundi ubwo narwaraga aranita wamvuje ko wumva se avuza se aravuza data akanyandekwe soso uragira ngo amuvuze amukuye hehe amusange ikuzimu se nabo bararwara mbese nkore njye kwiryamira Saveri ariko nukuri ushatse wagabanya inzoga kuko ntizikubaka ahubwo ziragusenya iki cyaka mfite jyewe nanywa inzoga nta soni ubwo rero nawe ngo urafuze uvuze iki se suri kanyandi
ibiryo birihe cyakora naragenze ndabona birihe ndashonje rwose madamu kuva ryari ujya gusinda ugataha ungabuza none wiri gukora iki sinabikwiyamye wiri gukora iki nakubwira nti nujya mu nzoga ujye uza uryame umva uyu munsi ndashonje ntabwo ndi mu burare saveri niba ushonje byutse urubyaro rwawe ni ugutekera ukugaburira ariko barajya kuko murambona kandi kamana narabivuze kuzanteranya n'abana banjye ubu wababwiye ngo muriye mumaririze kuko nimuzigira yiwenze usanzwe uzi uvuga ko nta biryo ushaka uko bihindutse rero uyu munsi simbizi rwose numva rero simburara rwose mwese ariko nkubaze saveri nta umuntu uryama wurinda usakuza hano ngo tukugaburire ubundi urahaha ngo iki noneho ugiye no kunyurira ngo njyewe saveri n'umwe ngo simpa hagati aya wegeze asikeka ari we ntuhinga ntuhaha wigize inyagasozi n'ukwirirwa mu bugambo gusa ugataha wasinze nta n'isoni ayiwe warangije gusa utakishijwe n'iki kweshe ndetse we ngo niba akazi y'agasozi ni ukuri kumva n'umubyeyi w'abana umangaye disi we ntibivugije n'induru kamana yarangije we kamana yarangije ariko sabe urongeye kuvuza induru ubeshya ngo njyewe ndagukubise koko ubu muri uyu mudugudu ninde uyoboye ko uri umusinzikazi kabombo ko ninde uyoboye ibyaha uri umusozi mwana wawe ko ariko mama ubwo waduha amahoro tukaryama ko ariya mwana wanjye we ngwino nawe urebe uri bagire we ndurera nicaye ni ukuri kw'imana sita amirikishije imbago arashaka kuzanyica we ni munabaru ngende kamanayo narashatse ko wibeshyira papa numvaga mama uko wari usakuza nakumvaga urabona uru rugo umuntu azarubamo akiga agatsinda koko jya kwiryamira mwana wawe jya kuryama nyoko mwihorere rwose ndamumenyereye nuko nitetsindwa turakomeye ngo niwe kandi byose ari wowe mama urabyibuka ko papa yari mu bitaro umufashe ugasinda gutya agata umutwe kuko yagombaga kutwitaho twese turi abana wowe mama wakabaye aha mu rugo ukabyuka ugenda ugataha wasinze ni ikibazo mwana wawe anita ahinduka nyirarwo gutyo bimuviramo guta ishuri none nanjye waburaga agahe gato ngo nangiza yisumbuye ndabona mugiye kuyambuza kuko sinataha ngo nzatsinde icya leta pe we n'umwana nabyaye arangije we yo data we uko nagukundaga kurusha abandi kuko yo data waranyuriye we kamanayo we unarangije nariye kuko ndarengana n'imyitwarire yawe saveri mbeshya haguruka hasi ha mama ese ubwo unakonje mujyane ujye kumuryamisha mana erega byose Sandra yarabimbwiye Dani ako nyine nako simbizi icyo utazi ni igisanita ni uko ngukunda ni iki nyine ibyo gukunda byo ntacyo nabivugaho ko nta muzindutsi wa cyane watashye ku mutima wundi ngo amenye ko ariko bimeze ni nayo mpamvu ntabitindaho reka nkubwire ukuri rero ukuri ni uko nagukunze kuva umunsi wa mbere nakubonye winjira aha mu rugo hazwi no gusura mubyara wanjye Sandra koko nka buriya wavuga ko wankundiye iki ko mbizi neza ko njye ntari uwo gukundwa impamo pe na Sandra ubwe sinzi icyo yanciye uko urwego yari arimo n'urwanjye nta mahuriro pe ngo ni urugo gukundwa nita no urugo gukundwa ndetse cyane uri umukobwa mwiza niba utari unabizi ubimenye yego mana cyakora ndemye agatima da oya ni ukuri ni mama y'Imana uri uwa mbere ku isi umbwiye ko ndi umukobwa mwiza naho rero kubumbaza ngo nagukundiye iki bimbwire byo nta gisubizo mbifitiye oya se icyo nzi ni uko ngukunda kuko uri gukundwa setu kandi nk'uko Sandra yabikubwiye reka nkubwize ukuri Anita ndakuze pe ndakuze bihagije kuko mfite gahunda yo gushinga urugo ewe rero Dani
ndakumva. nibyo koko ufite gahunda yo gushinga urwo rugo gusa njye ndumva ntayo mfite nonaha. ni mama pe kuko nacikirije amashuri rero icyifuzo cyanjye ni uko ngomba kubanza ngakora nkabona amafaranga nkiyishyurira nkongera agasubira mu ishuri byibura nkarangiza yisumbuye nubwo nta minuza wenda nkiyigira umwuga wo kumfasha kwiteza imbere njye n'abanjye byaba bimpagije pe. ubwo ni imyaka ingahera kanumve 1 2 3 4 oya we ani oya wigeze sha wawe nyishe cyane ntabwo ari uko kwica Dani imyaka 4 erega ndacyanafite ibibazo ni ukuri kubona umuntu nkunda byara umunezero kuri njye pe ariko ibyo nifuza bitandukanye n'ibyo wifuza. gute Sanita ko n'ubundi nakwishyurira ukiga ufite ikihe kibazo? oya Dani oya utazangeza mu rugo aho ukampinduka ni impamo nababara cyane kurenza uko nsanzwe mbabaye. no wowe nyemerera gusa nyemerera tuzajya iwanyu bamenye banyemerere mbagusabe kandi reka nkubwire n'ukuri rwose Sanita nzakwishyurira wige kuko mubyara wanjye yarabimbwiye ko ikintu cya mbere cyakubabaje ari ugucikiriza amashuri. ibyo ndabizi rwose. byarambabaje Dani byarambabaje cyane wongeye ngo byarambabaje kuko nawe urabizi nta wundi murage umuntu aba afite muri ibi bihe turimo ndabizi uretse ishuri sibyo nari mbyemerewe pe ntabuze ubwenge ariko biranga binca mu myanya y'intoki rero byarambabaje ku rwego ntabasha kugusobanuriraho. ndakumva. Mase yagiye kubihuhura aransonga ubwo yankuraga iwacu nzanye ngo nyishyurire umwuga ubwo nyine numva byibura uzamfasha kwifasha no gufasha iwacu aho kubikora hangira umukozi we nakumucakara umukozi abona umushahara mu gihe ngiye nakoraga ubutaruhuka ntawe mpabwa. erega nubwo naguteze amatwi nkikiriza ariko byose ndabizanita kandi ni ukuri ngenda gukunda sinzakugomera sibyo mama hirwe pe nzashyira mu bikorwa ibyifuzo byawe uranyumva kuko amafaranga wabuze ngo bishyire mu bikorwa rwose ndayafite amafaranga amafaranga ndayafite dana amafaranga asaye mbuze ariko rero Dani hari n'ikindi nibaza gute koko wowe Dani umusore umeze nkawe urangije amashuri mu mahanga ufite ubwenegihugu bubiri ubw'iwacu n'ubwaho mu mahanga wizemo gute ukunda njyewe Anita? ubu se ni ubwa mbere wumvise bavuga ngo urukundo uwo rushatse ruramusanga disi we mva nyemerera nzakubara uwo mubabaro watewe n'uwo mufitanye isano rwose. urwo uko rurondera akari urwarwora ko rureba mu mufuka rukareba igihagararo rukareba urwego umuntu ariho kuko urabona njye nawe bizavamo. oya urwo si urwanjye Anita njye urwanjye rurihariye ruri kumubwira njyewe rega ibyo byose ntabwo mbireba pe kuko hari n'ababihubukira bikarangira batamaranye kabiri ntubazi se. ibyo nabyo rwose ngo bireze hariya twirirwa mu kazi rwose numva babivuga. nuko rero ibyo nibyo nashaka byo gukurikira umuntu ngo ari kuri uru rwego ngo akora iki ngo afite ibi n'ibi aya ukabyirukaho ukamwirukaho byarangira mukananira ngo mutamaranye kabiri naho. ese Dani ndakumva uko Anita munaniwe guhuza kubera ko nawe yifitiye ibibazo bye byihariye ariko ntuze kuvuga ko nkuvugisha amagambo menshi cyangwa nkakubwira menshi yabwira nta kibazo ariko ubu ndeba aha ni njye iwacu batezeho amakiriro data yaramugaye imyitwarire ya mama ntiyatuma agira icyo afasha barumuna banjye ubu mbese nibwo nsa n'utangiye gukorera udufaranga kuko masenge yankoreshaga atampemba mfite inshingano zo kwita ku babyeyi banjye na barumuna banjye kugeza igihe murumuna wanjye azigira kaminuza akayirangiza hanyuma akamfasha. nako nibutse ko nanabona amanota azayiga ku nguzanyo bityo nyine akazarangiza agomba kuyishyura. Anita ani karame tega amatwi kandi unyumve ndagukunda pe kandi kuko ngukunda iyo mitwaro wikoreye yose ndemera kwifatanya nawe mama hirwe
uvuze ngo iki Dani? ubuzima bwawe bwose wowe Anita Sandra yarabumbwiye. we ibi byose uvuze rwose nta gishya mu matwi yanjye. Ani karame fata icyemezo cyo kugukunda byose nari mbizi. Mukobwa mwiza kandi nkunda rero niteguye kwikorerana nawe iyo mitwaro ufite. Ani ndakwinginze mama hirwe, mbabarira mama hirwe rwose. Hurijijwe n'ikize kandi mukobwa mwiza. none se Dani Ndakunda. hari umuntu ki koko ngiriye mu masenge dufitanye isano y'amaraso atangiriye koko nako na Sandra nuko hari ibyo ankorera nkamwibazaho pe. Edita we niba umugabo sohoka tubone sohoka se nyine nkumenagura ubibone sohoka. ariko se wa mubyeyi we waretse ibyo koko uzi ko ibyo ukora ushobora kubihanirwa. bwira nyoko buja sohoke nonaha Matiya mubwire kandi ntuntange uko njyewe nta nyama y'ubwoba ngira urabyumva neza. muzi ko wa mubyeyi yazanye isakoshi yuzuye amabuye we uzi ko nakubonye nkagira ngo ni n'ibishyimbo tuzaniye. bazanira ibishyimbo mbijyana hehe mwabagome mwe nikwedeka we uriya mwana wanjye wahinduye kabwera akaba asigaye yirirwa bwera muri uyu mujyi si umwisegereza wawe wakora cyane we. ariko wa mugore wabaye ntunzize umukobwa wawe wananiranye se n'uraza uramutwara uratubeshya ngo ugiye kumwishyurira umwuga nawe uje kumucuruza yiwe data ucururuka umwana wawe ntabwo nawe zibaho udatuma nkumena urwo rutwe nta soni. ariko se nk'ubu umutekano namutwara sibo uko nabahamagaye mbabwira ko natewe uwo bariye. ariko niwumva ko ugiye kwiteza ibibazo mama Anita wakwigendeye kuko ntabwo bafite rwose nimushaka muhamagara abasirikare n'abapolisi ndabasobanurira ibyanjye. urumva ukuntu uwo mugore ari umugome mubi umuntu ubona musaza wakoze impanuka akaza yiruka n'abantu tutaza havanye ngo bakora muri za suwarensi niba ari suwarensi niba ari ibiki nibarangiza bamuha amafaranga yajya kurya umuriro. ariko saferi wasaze cyangwa mwana we uko uzajya ukenera amafaranga yo kunywera uzajya uzinaha uzabona kunyiyezaho uzumva ryari ko ayo mafaranga wishyuza ntayabayeho koko kawenzo byanabivuze kuri uyu ubundi se wa mubyeyi we niba ayo mafaranga yaranatanzwe ukaba ukeka ko muramukazi wawe yayariye urumva ari uko wagombaga kubyitwaramo koko. fasha amabuye hasi tugukingurire winjire muganire nk'abavandimwe. yawe umugabo wanjye kabona rwose ntazaseke ngo singira abavandimwe kuko abafite umva barutwa n'abadamu barutwa nanjye. ariko mubaze saferi iyo naba umuvandimwe kama nawe ari kuvurwa nanjye niko suwarensi se wakenyereyeho wamuvuje angahera nzakubwire ngeze ryari ko umugabo wawe na siranse yari kubona kuko yaratwaye ikinyabiziga atagira ibyangombwa umugore w'umusinzi. umugore niwe kagoramire ku nzira wamutiri mana yanjye kuko ibi ndabigirana. umva kingura ariko kingura mpere kuko intama zambarwa wanjegera washyira mu mujyi ikisiga igatukura nk'inyama y'inyoyi. kingura se nyine kingura ngo ufate mu ijosi nkunige kugeza umbwira wohereje umwana wawe. ariko kugura rero uwo musinzi kubera iki Matiya ubwo wamufashe ukajugunya hanze kubona abayobozi bahamagaye batinze kuza. mana yanjye we ngese ndamushobora urabona uyu muntu ari muzima umuntu umeze kuriya se urabona namushobora njyewe amafaranga adahari ubundi ngo umwana we ubu urabona atari gushaka igituma yiyeza gusa ko wibeshye unyegere Matiya wibeshye iyi ntosho
ngutsindagira muri ubwo yego baba rero ariko ubundi saveri musaza wanjye yagukuye mana we umenya utoraguye mu kimoteri uranyumvira amagambo akuva mu kanwa ko hasana unjegera inkuri sirikore ndayishingiye gusa hasana Alo? Alo? Kamana? urihamagarisha ibiki amahoro yahise uko umusinzi ubu yamereye uko ibirahuri by'amadirishya yanjye byose biri hasi akaba ashaka no kumena urugi nagize ibyago ansangana na matiyasi hano twenyine habuze umushobora dore yasizoye ngo nabaririye amafaranga ya siranse ngo nacuruje umukobwa wanyu mbese ni birebire ubwo nagira ngo nguteguze nyine ngo mbikumenyeshe niwo bamufunga ngo ngirane ngo muguhe kuri telefone iyi muhe kuri telefone tuvugane. bana yanjye urakoze cyane Sandra nshuti yanjye ni ukwikorera cyane shuma erega ubu no hafi uzaba muramukazi wanjye ikisi ntubonye ko Dani yirukanka mu bapolisi koko ava mu biro yinjira mu bindi kuko yakije imodoka akirukanka akajya kuzana nyogosenge Dita kugira ngo bakunde bafungure nyirabukwe mbese ngiye nashyushye sinjize Sandra nkweretse mesaje zanjye na Dani wakumva uzi uwo musore ambwira ko nkunda kenshi pe ndabizi sharugu ariko n'uyu munsi mba numva ari inzozi ndimo aragukunda ariko pe inzozi zikize kandi warwaraye ntuzirangareho uzazakomeza kunkunda we nyuma yo kubona mama kuriya uzi ko nari nzi ko tukanayasinze gusa ahubwo se we uzi ko ashobora kuba asigaye nko ku wa mbere icyumweru cyose kigashira gisinze nabonaga rwose zikimurimo umuntu we umva ndebye kuririra hariya numva birancanze yo kurya icyarane ngwino turebe aho twicara kuko n'isereri nyine yari imfashe ariko se buriya we na Edita kuki baticaye ngo bakemure ibibazo byabo bakagera ubwo bamufunga koko Matiyasi yambwiye ngo kuzana abashinzwe umutekano nibyo byonyine byashobokaga pe kandi Edita simurenganya rega yagombaga kwitabara kandi ni mu gihe yari yatewe ariko wabonye ko Edita kureba we yo ndabimenyereye no mu mujyi ni kuri yaba ndeba nubwo ngira ngo agiye kundukira ewe kuje wenyine bigenze bite Dani yamvuye kwishyura amande bisabwa byose nabikoze ni muhumure baramuduha iki we urakoze cyane Dani urakoze pe akaze Dani niba ujya uvuga sheri nawe Dani se Dani ni ukwikorera atashiri wanjye kandi rero ndumva mama tutamujyana mu ruganita urashaka kumujyana yese Dani niba ushaka kumujyana iwawe rwose ntibishoboka kuko ntiwamushobora iyi nzoga nywa zonyine ntiwazibona uhangayikishijwe n'inzoga yanywa gusa se cyangwa hari n'ubwo yasinda nawe akamutukarega yabanza unyumva nita iki se mama we afite ikibazo gikomeye akeneye ubufasha bw'abajyanama babyigiye bakamufasha no kureka ziriya nzoga ariko Anita naraguwe koko ubu uravuze ngo njye kuvuza mama wanjye muri za santere zifitiye ububasha koko urumva amafaranga agiwe n'ayavanayo ari amafaranga gusabira si sana nta nayo namwemerera gutanga rega mama naze mubwire akantu ku kandi mwibutse amateka ubundi atasanga abana be n'umugabo nta soni naze mwibutse ko niguranye ariya ngo yige ariko rero ni amahitamo yawe Anita ni amahitamo yawe rwose njye niteguye kubafasha mwembi oya sinshaka kukugondoza ni ukuri ukishyura muri umunange kaminuza yigenga unanyishyurira hanyuma ugakora n'ibyo byose oya rwose nuko koko rega uremera urara kwa muramukazi wawe ari nawe wagufungishije Saveri naraharaye nyine kuko musaza we yari ahari kandi banyumvishije amakosa yanjye ndanayemera
gera uti bakuvireye indi mwe ahubwo. oya mukankoma burya inzoga turazinywa ariko ibyo zidukoresha nako zimaze kunshiramo nko mu rukerera ndaho mu buroko nitekerejeho nsanga nizisi. Wowe Saverina witekerejeho? Natekereje imvune nagize yo gutekera amabuye mu isakoshi amasara bwayo mato mataringaniye nari nitonze ndayashaka kuko nari mbizi neza ko ku muharuro kwa muramukazi wanjye ntayo ndi bubone. Ntekereza ibirahure by'abandi bibengerana namenaguye numva ndigaye pe. Uti rero barabikwishyuje? Ko bambariye amafaranga nkumirwa. Nkareba muramukazi wanjye nkamutakambira agaceceka. None se ubwo bakurekuye bigenze bite we? Umukobwa wanjye wa Anita se? Buriya Anita yarakomeye kandi nta cana uwakana nyirasenge ku buryo rwose ntibanavuganye. Buryo burayaburaga burawa. Ibihumbi magana gahe byahise bibaho. Wowe ntukiri umwana sindaya mukankoma. Ariko se wabyivugiraga? Umbwira ngo nyirasenge yamuhinduye kabwera? Nuko ntari mbizi. Ariko nyine afite akazi. Akorera umubyeyi mwiza w'umucuruzi kazi. Kandi rero nyine uba afite fiyanse. Yakata. Uravugisha kuri Saverina? Kuko umusore utagira ukwasi. Uwo mukwe wanjye rero rwose ni nawe watanze ayo mafaranga naciwe. Yakata. Gusa ni handi nubwo muramukazi wanjye yitwa ngo yampaye imbabazi. Akaba yaranemereye icumba umukobwa wanjye ari ugiye kwiga mu mujyi. Edita ni inturi. Ni inturi gute se kandi? Ubuzi ko yaducishije ayo mande. Kandi nagera iwe ngasanga bahasanye kare nta n'uwamenya ko ibirahure bye byaraye bimenaguritse. Ariko wari wamwangirije nyine? Ni inturi arakarwara ibishyutse bituragurika bure n'urugero rwo kwishimisha. Umuntu tuzujya ninde Saverina? Ninde? Saverina we uramuke? Uramuke ndigendeye. Buretse kugenda mukankoma. Wa mubyeyi rero ndagira ngo nkwiye amahanga mu rugo rwanjye. Ariko kamana urashaka ko mbaho ngengene ntagira tuvugana? Umuntu utazakugira inama, umuntu muzabona mu gitondo ukibagirwa ko wari ugiye mu murima ahubwo mukajya mu kabari ukagaruka wasinze ntacyo gikoze koko. Akubwira iryo si ishyari byuko ntazi kibasha kuberwa mu gufite kamana. Ishyari ryekese. Genda mukankoma ejo nzaza kukureba. Karaga kungukanyu ntakigashaka. Saveri ubaka kanyo yibagiwe amarira y'umukobwa wacu Anita akwinginga gusaba kuva ku nzoga koko. Wibagiwe amafaranga yatanzweho izo nzoga zakukoresheje amafuti. None se inzoga nkoye ziri hehe koko? Mukankoma ati se niwe wita inzoga? Bayagerageza ukabanye rwose. Ariko witsatsa rwose. Ko se mugo kuzi kutinya filime z'imirwano wagiye wirebera tumwe tworoheje. Nubwo zintera ubwoba ariko ndazikundira. Kugabanyije se ariya majwi ni mato cyane nugabanya sindi bushobore kumva. Mbwira yewe. Ntubwire ikishanga. Ntiwumva arata. Nkunda kuri umusirimu. Ariya wowe unyita shangazi. Ureke mukuru wawe kijibwe. Ngaho mbwira mukobwa mwiza. Nkubwire icyo ariko. Kandi ubwo uzi ko ntakubonye wa. Imodoka nziza ikuzanye ikakugeza hariya ku irembo. Ukamara kanya utarayisohokamo. Ni yandi. Ariko burya shangazi igenda ugira amatsiko. Ndayagira koko. Mbwira yewe hariya we. Ubu ndeba nkunda bakiri. Kandi nta mukene wakwigondera imodoka imeze kuriya. Kumana mwese umuntu nyishyurira n'umuzi. Yambwiye ko ari mukuru wawe se. Mukuru wanjye Anita ihembwa ibihumbi 70 akacamo kabira koherereza iwacu urumva yanyishyurira kwiga amategeko muri kaminuza koko. Ye? Kuki sona nyuko bambeshye yari? Kuki kamana yansaba kugucumbikira? Yambwiye ko ari mukuru wawe ugiye kwigora akakwishyurira. Nawe niko babizi. Iko se mwana wa Karama. Umutera nkungu kwishyurira w'umukire wamuvanye. Erega n'umusore ukundana na mukuru wanjye shanga. Nta banga arimo rwose sinzi impamvu banabigojesha. Gize ngo iki? Mukuru wawe Anita afite umusore w'umukire bakundana rero. N'umukire gusa se ko ari umuntu utazabino. Uri yaranyishyurira ntega kumanywa. Mukuru wanjye akamwishyurira aho yiga ni mugoroba. Kandi atega indege nkuko dutega bisi zidukozaho ikarita. Iki? Cyane. Atega indege ajya he?
aha ngo afite ahantu akora mu Bwongereza akaye nanone akazi n'ahangaha akigisha muri za kaminuza no kumpa lift nuko navuye mu kigo tugahita dukubitana sinari nazi aho akora pe niwe wambwiye ko yigisha muri kaminuza hafi ya zose zo mu Rwanda. uti rero uwo musore akundana na Anita? Niko bimeze pe, ni nawe byanyuzeho kugira ngo andihire maze. Hanyuma rero umuntu nk'uwo wize ku rwego rw'ikirenga agakundana na Anita gute? Mbashangazi ngo arabimbazara, urumva nabwirwa n'icyo ko bahuye naho bahuriye koko. Anyi ubwenge wagashwiwe, uriya mukire ntagucike. Ngwiki gapapu nziza cyane, umfashe neza nagufasha kwitegura tukamwegukana. Ariya mwana wanjye ejo bundi nkagushyingira abasirimu, njyewe se ngakora mukuru wanjye gapapu. Mvara wamuturitsa da. Koko ubu se wowe urahirirwa uwo mugabo ufite ifaranga se uramuzira? Niba ugize amahirwe Imana ikamukugabiza, umva ndagusabye ntagucike, ujye utegeye urifutiye buri munsi. Ndaje nkugurira imyenda myiza wambara uberwe, makiyaje wisiguke, no mu bavu humura neza. Amasengeze ko kurakomeje Anita subwo ni afe niba kavuga abantu ngo uvuge mukuru wawe yewe. Yivuza Anita numva bishorogotoye mu mutwe. Njyewe nyemerera mbigufashemo tuma umutware. Ubuse kuki ko narakumva neza ni? Ase wowe ubundi wambaza gona ndi koza amenyo wumva nkubwirane. Nkubwiye ndabera ku isaha dore nzindukije mu nkuru zawe none ndakererewe. Ariko si wa mukobwa we wagireka kuzinduka cyane. Uzi ko biswe mu mujyi wose rero ufungura bwa mbere. Yewe utanshukasha wari muri konje daragira ngo nyerere akazi kanjye. Siko ngomba ariko kuzinduka kugira ngo nimugoroba njye kwiga. Ubu uragiye urunguriye inyice rero nako nanjye ndahita mbasanga mu mujyi uyu munsi rwose twirirwa nebe ntabyo. Yesu we we Sandra kuki utambwiye ko wari uwampamagaye koko? Yambuze ishuri 12 koko? Ego ko mana yanjye. Yesu we uzi ko ari mama? Oya ni mama wawe muri iki gitondo we? Baba data we. Yesu we muhamagare vuba wabona wanyu hari ikibazo araba yitabye. Iki gitondo na saa moya ntiziragera. Ni itabe twumva. Halo? Yesu mwana. Halo? Halo? Mama? Kutavuga? Mwana wanjye Anita. Data we. Mama? Wasinze muri iki gitondo koko? Yesu. Yewe ntabwo nasizeyo. Ndagiye muri newature agusega n'umugiraneza aransenyera. Ibi bari ibiki koko? Muri iki gitondo koko mama uzi ko na saa moya zitaragera? None nturi mu rugo wabaye utyo? Nta muntu muri kumwe se ahubwo ngo musaba akunsindagiriza kugeze mu rugo? Bari muzaka umufraga uyiriza praga uyiriza. Kanyumvira no kuri Sandra. Usibi nibi cyose koko hisa kupa ndamenya ari hehe ndamenya mufasha. Sha wita umutwe rwose ni tuza pe. Ngaho ndebera none ahise yikuraho. Se ndamenya nshakira ndamenya mufashana. Oya wita umutwe rwose ni. Ntatu umutwe se. Tuza pe ndabibona ko bikuyobeye ariko tuza. Koko mana nk'ubu umunsi wanjye wose urapfuye Sandra. Ntacyo ndi bukore ngo gitungane. Uyu mubyeyi koko nzamukorera iki? Wirira shuti yanjye ihangana. Mbabarasha. Amafaranga mama wawe ampemba ntuyazi koko Sandra. Sinyohereza ngasigara natagira no ku 10,000. Narabimbwira koko ndabiyobewe ni. Ana yanjye kuki ari ngewe koko mana wahisemo ko nitwa imfura ya Saverina.
kuki ari njye wakuze nitwa umwana udakunzwe ugomba kwitangira abandi bose koko bivuga gutyo imyaka namaze kwa Edita ntuyizi ntiyabahaga amafaranga ngewe wamukoreye ntame n'igiceri byose ndabizi mwana wama ariko rero Anita nawe uritanga ugakabya pe umenya ariyo mpamvu bagufata gutyo ni gute umuntu w'umubyeyi azindukira mu kabari akanywa agasinda agahamagara umwana we ngo arashaka amafaranga Sandra uzi ko hari igihe mvuga ngo hari wapfa oya sha uvuga ni wenda mama aramutse atabonye watesha umutwe amwaka ayo mafaranga yahinduka akaba umuntu muzima wivuga gutyo ariko se nanone data ufite ubumuga n'abavandimwe banjye byagenda bite koko nkunze ko wibaza ukanisubiza bibaze nyine urabizi mama Saverina nta mafaranga nzongera kumuha nutayamuha se nanone bizagenda bite kuva kera papa yaracuruzaga Sandra n'impanuka yakoze yayikoze ajya mu isoko ubu se shaho uko ameze kuriya yabishobora koko we mbwira niba mama wawe yakwemera kumpa inguzanyo undi nkwereke ngiye iwacu mara iminsi mike Sandra y'iwacu imaze gutera imbere nzashakira papa ahantu akorera ubundi mushakira umuntu wo kujya murangurira gusa kuki usaba mama inguzanyo ariko dufite Dani ugukunda kandi yakubonera igishoro Sandra utanibeshya ngo ubimubwire kandi nyamara babarira rwose uriya mwana w'Imana ibyo akora birahagije umuntu wishyurira muri umuntu wanjye kaminuza akanamfasha kwiga urumva kuko ntaba nshaka kumugondoza boss reka tubireke urabizi rero ko mama adahari ngiye kumwandikira mumenyesha icyifuzo cyawe ubundi se we muri ya mafaranga yakuguriza agafasha papa wawe gutangira ni nkangahe ubwo icyo ni cyo wampamagariye igitaraganya koko Kamana nyuma y'amagambo yose twavuganye n'ubu pe umutima nturagukomanga Kamana ibiki rwose ndabizi ko tuva indimi kandi rwose ntacyo ntagufasha ngishoboye amafaranga yawe nayo sinyahakana ndayemera none kutayama yarananabaye nyine habura gato ngo badutereze cyamunara ariko nyine urabizi ntibiba byoroshye kuyabona pe ntibyoroshye burekeye aho kuyaririmba nk'umugore wawe none se muvandi kubizi neza iriya mpanuka yansigiye ubumuga ukaba ubizi neza none ko amafaranga yari kumfasha kongera gutangira ubuzima bakiyamana yagwaye nta n'igikoruto nkuyeho kugira ngo akugoboke ukwezi ukaba gutangira umbwira ngo uzayama ukuri kukaza ngo uzayama kuko warekeye ukunde rega Kamana ndabyemera Kamana ndakumva ndabyemera warantabaye nk'umuvandimwe wawe utuma batantereza cyamunara ubikora bihisha umugore wawe n'aba Edi niwe muvandimwe ngira ku isi niyo mpamvu ntari gutuma baguta hanze n'urubyaro rwawe ni ukuri warakoze rero ndambiwe guhora nkwishyuza pe ndambiwe kukwishyuza noneho sinyagusabye yose nshakira miliyoni 2 zonyine rwose ngira akantu nikorera ariko Kamana ubu miliyoni 2 urabona nazikuraho koko ariko ubundi iyo nyishyuza utyo uyirengagiza ko wasigaye mu masambu ya data wenyine ayo masambu se muze kuyakeneramo ariko amafaranga ya miliyoni 8 waranshutse nyagusinyira ntakwiyeho nikuta umbwira ngo uzayishyura vuba umaze gukemura ikibazo cya cyamunara Kamana rwose uyu musaza wanjye nawe urabizi ubuzima buragoye Edi urabizi nzakureka kuki undega kurinde nta kindi naguhamagariye Edi kwari kukubwira ngo isano y'amaraso dufitanye irangiranye n'ubuhemu naraguhishiriye umuryango wanjye ntiwamenya ko hari impozamarira nahawe aho ngo ndahishira amaraso yanjye ariko maze kubona ko nta Kamana ntabwo wanyihakana ngo bikunde turavukana konseri imwe kandi nubwo amafaranga nayabuze ntako ntagize pe Kamana sinakuvuje koko sinkurerera abana ibyo wakoreye Anita ndabizi icyamuvanye wawe nacyo ndakizi ndagusabye ngo unyishyura buhoro buhoro urumva ariko nibura unyishyura amafaranga yanjye ni amaguru yanjye yahagendeye ntabwo ari ayawe ese ubwo data wararakubona gutumbwira icyo Kamana wowe se aho akubona ate waratinyutse guheza amafaranga y'impozamarira y'umuhungu ari wowe yishyura amashuri ukigukarangiza none bikaba ntacyo bikumariye
ngo ntacyo bimariye kamana ntacyo bikumariye dita we uretse ubusambo n'ubugome n'ubuhemuzi n'ubwambuzi nta kindi no kunuka se bijemo kuko ntiwavuga ngo amafaranga nakugurije wugarijwe warayabuze ufite amangazini apakiye no hejuru uracuruza ukagera mu mamodoka meza nyamara musaza wawe wakugurije miliyoni z'8 akaziguha zose yarazihawe nyuma y'impanuka yamusigiye ubumuga ariho yicira isazi mu jisho ariko kamana oya nyisha jya umenya ko amafaranga adahoranwa ariko kamana baba noneho ishyamba riduhiriyeho niko kamana nibyo byawe na mushiki wawe wageze hano ryari niko uyu munyagwa ngo ni mushiki wawe waramuhishiriye kugeza ubwo umbeshya ngo wakoze impanuka utagira ibyangombwa koko niko ariko kamana nta soni bireke saveri sinabireka rwose ariko kamana ubu nuko wangambaniye umugore wawe amenye yuko wangurije amafaranga Edita ukava muri uru rugo utaduhaye amafaranga yacu umenye ko data akanyandiko yabyaye imbwa urangira ute se ubukene butwice nyuma y'uko umugabo wanjye akoze impanuka nyamara byose narabyibukaga kamana yari mu bitaro ntiwasibaga kuhazana abantu bakamuhata ibibazo aha biviriyemo ntiwasibye ahangaha n'abo bantu ngo n'abavoka bamuburaniraga iby'impozamarira none ceceka kamana ceceka ntacyo mubajije erega mubona nk'inzoga mukagira ngo ndi igicucu njyewe sinigeze nemera na rimwe rwose kutagiraga ibyangombwa yego nabaga nasinze ariko siko nakwibagirwa ko wigeze kuza wishimye cyane ukambwira ko wabibonye urabyumva hasoni mvira mu ujya hehe uratwishyura utavuye hano urahamagara umugabo yashaka yohereza ese mwakoroheranye ko ntabwo uva hano yewe urahava ari ukutwishyuye kandi saverino nyamuneka saverina sigaho udahitana umuntu wibagiye ko rero ejo bundi ari kuvuye mu buroko Edita wa gisambo ariko se mureke kurwana mwarana kugira ngo utinyuke n'amafaranga nyamuneka ni mu ntabare abaturage abagore aho bararwanya ni mu ntabare se niwe mwana mbwiye nshaka saveri ese unyuze mu mifatango karabaye yaba ari rya shyano ngo ni munamukazi wanjye rinshwa aratuye n'inzara se hakuzi ko nabonye imodoka yitambuka hariya ku muhanda kuko nigiraga mu rutoki gutema agatoki ko kurarira simbitindeho none se yarazanywe iwawe no kurwana mukankoma ubu ndeba mfite agahinda kenda kunsatura umutima uje kukambira ngo nkumare iki se kandi ko umugabo wawe yambwiye ko atanshaka iwawe ngo ninjye utuma udakorokirirwa mu mazimwe ngo ninjye gusengerera ugasinda n'ibindi ntashaka gusubiramo cyakoze mwaransuzuguye pe we na mushiki we bamfashe nk'igicucu nako nk'ikintu cy'ikimarima kitagira ubwenge akari byo byatumye muri mu kazi wawe yatse imodoka gaturuka mu mujyi aje kurwana nawe imirwano we n'igihe wayitangije nyuma yo kumva ibyo we na musaza wanjye bavugaga batazi ko ndi hafi aho ngaho ayeka we uko bagiye aho baragutuka baragusesereza batazi ko bumva rero ariko mana ubonye iyo bantu kakubitutsi nawe byishe mukankoma ariko simenye ko burya kamanayo bamuhaye impozamarira y'amafaranga atari make akayaguriza mushiki we rwihishwa ntako bishoboka nahuritse rwose ndabiyumvira basubiranamo kuko yarayamugurije undi arayamwambura baba nyagasani we mbega isi we mbega abantu uzi ko ari ukubona abantu bagenda mu mamodoka meza yego batuye mu mazu meza bambwiye ngo arabagirana bambaye imyambaro myiza n'imikufi bengerana ariko bakinyereye ku bisebe by'imifunzo ku bugome ubugome bwacu ariko mana nuko urabumva rero ndabumva hanyuma saverina niyizi ivoma hafi burarwanya umujinya wanyishe ndamusingira umva sinzi ukuntu byagenze mbese ariko se kamanayo we koko ni gute yabonye bamuhaye amafaranga agatinyuka kuyaha mushiki we yose kandi azi ko muri mu bibazo mwatewe n'igihe amaze mu bitaro koko azi neza ko no kongera gukora nyuma y'iriya mpanuka yamusigiye ubumuga bigoye nibyo koko yego sinzi gusoma no kwandika ariko narabibonaga rwose ko hari abantu bacicikana aho ngaho bamubaza uko ameze bakurikirana ubuzima bw'umunsi ku wundi yewe n'abashinzwe ibyo bya assurance barahaje mpari niyo mpamvu ntumvaga ukuntu ntayo bamuhaye nanjye sinabyumvaga pe
umva ndemera ko mushikere we wakurikiranye uwo muvuka wamugiriye mu kibazo ndemera ko ari nawe wamuvuzaga kuko twe nta mafaranga twari dufite ariko nta burenganzira yari afite bwo guhita atwara amafaranga yose bahaye Kamanayo. ntabwo ari muramukazi wawe w'ikibazo ikibazo ni umugabo wawe kuki yafashe amafaranga yose akayaha mushiki we yibaze nako kuki yaguhishe ko bayamuhaye kugeza ubwo anavuga ko ntayo yahawe kuko atagiraga ibyangombwa. icyo ni rero cyatumye ngira umujinya ngasingira mushiki we natekereje kabiri Mukankomati we. urabizi Saveri ngwino njye kuko mwakura imirimo nimugoroba abana barayisigarana. urakoze Mukankomati we nicyo ngukundira rwose umujinya afite ntanyoye inzoga sinaza kuryama ngo sinzire. hinga nze ndeba agatenge ntere nyinge mu bitugu twigendere ariko rero Kamanayo agomba kuguha ibisobanuro byimbitse atarabimase ahubwo njye nawe urumva turi kumwe. ariko urekera uwo Matiya nawe urimo urahanda n'ubugome. nyamara wari ukwiye kureka nkagukanda cyangwa rero ukajya kwa muganga naho ubundi uku kuboko gushobora kubyimba cyane waretse nkagukanda. rekera byo kunkanda upuriza uyu Mutiya ndabizi ndoroherwa. ariko se ubundi wabarangutse ute kandi bari bagutwaye mu modoka mabuja waguye ute koko? shyiriraho umuti ureka ubugambo Matiya. shangazi ngo byagenze bite wowe umeze neza? ngaho ubwo uje akira umuti ufashe inyogosenge subire mu mirimo yanjye mukoro kikiri ngaho uyu muti se mwabona muganga? umuti w'imvura dusanga hano yewe kwiki nibwo nkigera hano sinari najya kwa muganga kandi ahubwo ari wagombaga kubanza. niko bimeze niba wagize ibyago ukitura hasi ukavunika wari kwihutira kwa muganga ukoze hano mu rugo. mwigira impungenge yewe ndaza kumererwa neza. ariko ubundi mama tuzamugira dute koko ubundi se byagenze bite ngo kuko umupfutse umunwa se yiceceka muko ni ibyago byabaye rwose nawe ntabwo yabishakaga niko se hari ubundi kuzanye na mugenzi wawe ukaba utamushakira icyama. kibuze ndi mugenzi we none umwana nigisha koko oya ntabwo ndi mugenzi agomba kukwakira kugejeje mu rugo. none se ubwo agiye mu bindi atagize uko kugenza urumva byaba ari byo koko. oya nta kibazo n'ubundi nuko musanze ku nzira nkamuhari ifite akambwira ko wagize ikibazo nkanga gutambuka ku rugo ntaje kureba uko mumerewe naho ubundi rwose nta kibazo pe. hariya wejya umenya ubwenge mwana we. ariko windeba ikijisho kuko urabyumva yabyanze shanga. kandi rero uyu musore yagize ngo simuzi niko Dani Karameli nuri umwisengene za mama Sandra se. oya ntabwo nabihakanye rwose none se kandi ndabizi ko munzi. nuko rero ukwigira umushyitsi cyane kikawo ku ntebe uwo mukobwa mwiza kwakire. reka nicareho gato mutazandika kuri masenye ngo nateje impagarara mu rugo rwanyu da. ariya Karame genda muri magaze hari ikarito ya divayi irimo uyizane. yego naho ubundi se Daniel we Karameli ndakwibuka rwose ukiri umusore muto wiga mu yisumbuye gusa naje kumva ko wagiye kwiga mu mahanga. nanjye ndabibuka rwose najyaga nzana na Sandra gusora Nita. ndabizi uwo mukobwa uvuze se yarananiye kugeza ubwo ashatse no kunteranya na mama Sandra. ariko ubuzima burakomeza kandi abana bose ntibarumbira rimwe. byibura murumuna we hariya ni umukobwa mwiza witonda wumvira kandi wubaha. ariya ntabwo nk'inzoga sha ni ukuri murakoze kandi rwose mushatse mwareka nkigenda. koko ariko ijoro ko rikiri ribisi urajyayo wa mwana we? bongeye mu rugo kuri njye amasaha yagiye kandi ejo mfite akazi hari n'ahantu nzabanza gukora urugendo rero wumva ntabwo nshaka ko sindarenze ko mutanywa divayi. mubabarire se ukoze iki hariya nta kibazo rwose ubutaha uzampa agasoda buriya.
se muherekeze hariya kandi rero Dani karame uwo mukobwa wanjye ndamugushimiye ni ukuri ayo maso yawe ahumuka urebe ubwenge bwawe buyoborwa neza ubona itandukaniro riri hagati ya hariya na Anita nta kibazo murakoze umva ari karame isubirire mu nzu rwose dore hanze harakonje kandi kumperekeza rega si ngombwa ntabwo ari ngombwa rwose isubirire mu nzu nta kibazo kandi urakoze sha namwe murakoze profe mundorerara niko hari karame ubwo kugarutse udaherekeje undi uzamenya ubwenge ryari wa mukobwa we ariko rero shangazi nawe ibintu bumbwira nta mva ntaki ari karame urabona witesheje uriya musore wazakuraho undi umeze nkawe umva fatirana dore umukobwa mwiza ukeye rwose na kariya kavumbura amashyiga ngo ni mukuru wawe umutware rwose umbwira icyo ushaka ngo urusheho gusa neza zagikora ariko utuma umutware Anita we ngwino wumva inkuru nziza muzaniye muri iki gitondo ariko se umwanya wawe kamanza yikora ngwino mbabarira wumve yesu we nizere ko iyo nkuru ari nziza wo kurankanze Sandra umva ceceka wumve gatoya kubirebera muri telefone se ugira amatsiko tuza wumve ceceka ngaho umva akira mukobwa wanjye ubusabe bwawe bwagezeho Sandra yamenyesheje ko yifuza inguzanyo nta kibazo mukobwa mwiza umurenda kwizera nk'uko nizera Sandra nabyaye rero muvugane njye simpari agufasha uko ubyifuza rwose hanyuma n'uburyo uzishyura mu bikorane mu irangi nzaza mu kwezi gutaha kandi amahoro y'Imana abane namwe mana wiwe ufise Sandra turahumeka cyangwa we bite ko Mariya atemba mu maso yawe Sandra we biranditse yego ko mwana yawe Anita ko ikihe kikurenze yego namenye gasane we duhura Anita mva duhura niga ko mwana sinzi uko warugishe we mana yanjye sinzi uko nakuvuga nshuti yanjye nako muvandimwe wanjye kuko wanyeretse isano irenze y'ubushuti muri ibyo mwana uvana ariya amazi hariya hatagira uhanyerera ubundi tujye kuri banki ngo ye kaje oya Sandra ngomba kubanza ngahamagara papa oya nako ngomba gufata konje nkajyayo tukiga icyo gukora ibyo nibyo rwose yewe Sandra ubu ndakwibutse mama watumira amasenye muri graduation yawe akavuga ngo nta mwanya afite hanyuma akanyohereza hamwe n'abana be uratangiye nkaza numva ntabishaka ntazi ko anyoherejeho umugisha wanjye we Anita ndakwiyamye rwose mwana udatuma turira umunsi wacu ukirirwa gutyo tukirirwa mu marira ndibuka desi ukuntu wansanze aho nicaye mu gikari ntiwareba uko wambaye n'uko nambaye umbaza niba banyakiriye nyuma y'ibyo twanyagura mu mujyi uza gucururiza mama wawe nsuhuza nk'umuntu tumaze igihe tuziranye tuza mwana ibyo biri Sandra kuva twamenyana ubuzima bwanjye bwarahindutse kuko nabonye uwo mbwira agahinda kanjye mbona unsiga mbona unyambika nsa neza uko nsuko nyamara amasenye nakoreraga nirirwamo amafaranga adashobora kubinkorera rero ni nshuti yanjye hari ibintu abantu bibeshyaho bagatekereza ko isano abantu bafitanye igarukira mu maraso gusa ariko burya isano ni ngari cyane nubwo tudahuriye kuri ayo maraso ariko twembi turi abantu nshuti twaremwe kimwe tuva amaraso asa uko ubabara niko mbabara niyo mpamvu kukugirira neza ntabibara nk'ibidasanzwe ngewe nawe turi umwe ndagukunda nk'uko nkunda umuvandimwe wanjye tuvukana mu ndimi ngiyi isano njye nawe dufitanye itazanasaza cyangwa ihinduke uvuze ukuri Sandra nshuti yanjye
iyo nza gutegereza neza kuri masenge wari unkuye iwacu ari nawe duhuje amaraso ni impamo y'Imana nari kuba ngo ninde ukomanga we ntumva nanjye bakomanga umwana yanjye ganze mbanze mu kingura Matiya ndakumva nita hite kuzindukiye aha ndahazindukiye kuko sinanasinziriye mwana wanjye kuko mwana yanjye habaho iki se kandi muze inzu y'iwanyu yahiye naraye nibaza icyo uriya mubyeyi gitaziza n'ituyu biranshobera rwose niko kuzinduka ngo nze mubwire ngo mwana wanjye urarinda izamu ryawe neza ngahore izamu ryanjye riheze kandi nukomeza kurara mu musoro ugukunda baramugutwara ngo ngiki ariko nita nawe ntiworoshye ibyo we na Dani wabibwiye Matiyasi Matiyasi ni umubyeyi wanjye ntabwo ni inshuti yanjye ntacyo muhisha nese mbwira Matiya Dani wanjye ngo ninde umugera amajanja inyoko senge uri hariya hatese cyangwa uragira ngo ni amakabya nkuru nyine ate aho ngaho arigisha muri umuna wawe amaheri yo kumugupapura tuza rwose muze Dani wacu ndamwizeye akunda nita ntiyamuhemukira rwose Matiya genda umutima wawe utuze izamu nyaryo ubwo arihagazemo neza rero ubwo simbyumva pe abo bantu batatu Dani Edita na Aria bahurira hehe bagahurira kuki si byose konzi neza ko Minerva yari yarigeda nayicishaho ibyo bindi ni ibiki umubaza aho bahurira nyine kuko si rimwe si kabiri mubonye azana Aria mu modoka iki ariko rero ibyo byo ariko akwiye kubisobanura pe reka mitana namuhamagara aka kanya yego ko ese sigaye ubaye ko ntaherutse kuguca iryera Saveri mbi no Mukankoma ese ko umuntu udashaka kumvugisha ma ubu narihannye Mukankoma umuntu wese umbwira ibintu bitari mu murongo nyawo singishaka kuvugana nawe umura niba utinya ko ngusengerera nanjye ntakomeze n'ubundi niyemeje kuzigabanya kuzageza nzivuyeho singiye kwisenyera ndi umukecuru muramukazi wawe se yarabishyira ariko haretse gushaka kuntera umwaka muri iki gitondo uvuga uriya mugore Mukankoma niba atarabishyuye se ririya duka kama nawe yicayemo mwarishinze muri mwavanye ku mukobwa wacu wa mwuga sha ubanza ko kukiza abanza uriya mwuga ugira amafaranga uwuhe mwuga se uwo umwana wanjye akora urawuzi si wa wundi se nyine nyirasenge yakubwiye wo gucuruza iduka ngendanwa yahawe n'Imana Mukankoma umwana wanjye nibyo umwifuriza si wowe twahuye ibyivugira Saveri ndetse umutuka cyane ngo yagiye kwigira kabwera ari wowe umwana wanjye acururiza umubyeyi mwiza cyane w'umukire ni nawe wamugurije amafaranga yashingiyemo se ubucuruzi di ese mama ubwo rero biraje bibarye mwirirwe mubunza ubugambo budafite ishingiro buretse sha Saveri na mwasika ngo ndi umusinzi ngo singira iki singira kiriya ndaje nshingira abasirimu mundeba nibyo byo gushingira se birimo bitabamo Edita wansyonyereraga umwana azi ko azamusigingiza ngo atazagira icyo ageraho ubu aramwifuza di ko subwa amafaranga y'amaze amarira akama nawe muzaterera iyo pe dutereye yose kubera iki kwariya wanjye arimo kwiga amategeko ubu yatangiye gushaka abandi banyamategeko bazamufasha gukurikirana icyo gisambo ngo nyasenge kandi ari haba uzi ko yeruka inzira mu Mukankoma yahavuye kera reka da hasigaye abana na mukuru we abana banjye bameranye neza mu gihe nyirasenge uwo habuze gato ngo abateranye wa mana we hakuze ko iyo tuza kuba tutavuka ino ngo tube tuzi isi na nyina ba Edita na Kamanayo twari kuvuga ko batavinda imwe umuntu ahemukira umuvandimwe watyo natwe twarumiye kandi nukuri umugabo wanjye amukunda kubi nubwo yabaga yikanga mu muvandimwe we ariko naramubwiye nta tansiyo ubuvandimwe ntibugarukira ku kuvukana kuko wizeye cyane ubigendeye hari nawe uhangayikira yagutereranye umukeneye nyamara uko wahaga nabo utatekerezaga muri uyu mukino isano si amaraso gusa wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Saverina mwakinira na Nyirarukundo Beatrice Kamanayo mwakinira na Ndabananirwema Jean de la Croix Mukankomati mwakinira na Munyana Analisa Anita mwakinira na Karangwa Liliane Alia mwakinira na Maria Oliva Sandra mwakinira na Irasubiza Mucyo Ernestine Mama Sandra mwakinira na Gasibirege Antoinette Dani mwakinira na Ndayambaje Jimmy
Edita mwakiniwe n'uwa Mariya Cecile, naho Matiyasi mwamukiriwe na Kayiranga Alfred. Umutoza w'abakinnyi akaba nawe ufashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.